Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa P Nizeyimana. Mfashe umwanya ngira ngo niyamamaze ku mwanya wa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite. Mfite icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ndi umuyobozi w'ishyaka IDPR. Murambona rwose ndacyari umujene. Mfite imbaraga, mfite ubwenge, mfite n'ubushake bwo gukomeza gukorera igihugu. Nkorana neza n'abandi, ariko by'umwihariko nkakorana neza n'abagore. Ndi hifoshi. Byari bimaze kumenyerwa ko inteko iyoborwa n'umugore, dore ko rwose yiganjemo abagore kuri 63 n'ibice 50%, ariko harageze ko yayoborwa n'umugabo w'umujene ukorana n'abagore, tugakomeza tugahesha igihugu cyacu ishema, ariko umuturage ku isonga. Nkaba nsaba bagenzi banjye amajwi kugira ngo bayampundagazeho dukomeze mu iterambere. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Umva hano abakobwa tubera babi. Hari ukuntu ufite umusore ubizi ko agukunda, abikwereka pe nawe ubizi ko agukunda, ariko ugasanga urimo uravuga I'm sorry rwose ntago nakishakamo ibintu bitandimo, ntago nagukunda, sinajya ngo nkubeshye urukundo pe ntago ngukunda, niba uza kumeza ukankunda it's okay, ariko ushatse wabivamo kuko nge nta gahunda yabifite rwose, kuko wumva utanashobora kumubeshya kumukunda, sibyo? Ariko yo kuzabona umusore ufite isura nk'iy'ingagi, unuka mu kanwa, nubwe ni mubi, anuka igikara, uburyo bwari bwose ni mubi pe, ariko uramusoma, uramubesha ku kirahure kubera afite amafaranga, uramuhobera nuka igikara, umwita sheri, umukorera everything wakorera wa muntu ukunda, ntaho byatandukanye, ibyo umukora byose bigaragaza ko umukunda kubera ko afite amafaranga. None uriya muntu ukagukunda akaba gukunda byanyabyo, kuki utamukunda? Kuki uriya musore ukwereka ko agukunda, kuki utamukunda? Niba ushobora kubeshya umuntu urukundo, basi nawe mubeshye nka kuriya. Izo ni imbaraga z'amafaranga. Oya ibaze uriya uri kumubwira ngo yangu ntago nabishobora ngo rwose ngo no kwiyoroka sinabikunda, ariko uriya we urabimwereka, umara kumusoma ukajya kwiborosa, umuhobera nuko koga ukemera ukajya koga ukitera parufe nk'ijana, ariko uriya basi wanze kumyerekana akantu kamwe kumukunda. Igisubizo nuko dukunda amafaranga kuruta abantu. Dukunda amafaranga. Ntuzabeshyira umukobwa ngo ntago dukunda amafaranga. Amafaranga yagukoresha. Ayo mukobwa rero mwana yanjye, abakobwa bamwe imiti itari yabo pe, bamwe imiti bamwandikiye kwa ritemu yinywera nka bacterium, ni bari bacterium rose. Ubu ngubu kabyemere ko umuhungu akene, anakubwiye ngo muhura n'umuhungu ni ukurya wanjije, ni kabishwa muhura n'abahungu warangiza warusaza unywa peti mitsingi, we n'urwago warumwa natwa twagubwa neza, bagatangira ngo ndanywa savana, ngo ndanywa siminofu, ngo ndanywa kayegizo, kandi umukobwa asanzwe ngo peti mitsingi. Izo nzoga n'ubwa mbere zibonye yarangiza ngo inkoko, ngo urarya iki? Ngo inkoko irimo umuceri. Mwarangiza kurya yahuye n'umuhungu ukize, okay ndabyemeye, yahuye n'umuhungu ukize. Umuhungu aramubwiye ngo none se turatahana, ngo yango se urumva twatahana, ngari ubwa mbere duhuye. Iyo nkoko uriye ko bayitura zigakura, mwarakuranye so yarayishyuye ko ari ubwa mbere uriye. Weke iyo nkoko itakubwiye ngo nanjye dutahane, urayiriye igifu kiruzuye, unyweye sava n'umunani, umuhungu arishyuye, ahubwo nimwe mukene. Sundi kuki wumva ko wahura n'umuhungu ukize ko we wakoze? Ahubwo ngo murererwa mu bisaza by'inda, suko umunsi wa kiryamye gaturikara, umunsi wa rero kuri icyo gisaza ndi gaturi, reka dukene, ariko nawe uzarwara imutezi uwo mupuri bazawe. Uratekeje ngo abahungu bakennye, n'undi munsi wa mukobwa ogasi uro kunukavuga ngo twicare, ngo mwakicara se, ngo mu ntebe ngo zahara mu mujyi, yakwicara mu misumari we turamaze. Uzundi ninde wagutereta wowe uyirirwa uryamye aho ngaho, ko urashaka ngo abadiaspora basaza uko gasa n'undi munsi.